Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza ku bijyanye n'ubukwe bwa Kisilamu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ubukwe bwa Kisilamu ni bwa bukwe bwose buri mu migenzo ya Kisilamu, buri kure y'ibyaha kandi buri kuri sunna y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Ahangaha ndagira ngo mvuge ko mu bintu bidakwiye kandi bisebeje kuri wa muntu ugiye gushinga urugo ni ukuba yarushingira kuri haramu, hanyuma yarangiza akazifuza impuhwe z'Imana nyinshi cyane muri rwa rugo rwe, kandi ibikorwa byo kurufungura yabifungurishije haramu, cyangwa se yabisasiye haramu, rimwe na rimwe yabisasiye ibyaha ndengakamere. Muri bya byaha ndengakamere nk'ibangikanyamana cyangwa se amayoga n'ibindi bitandukanye nk'imiziki, kuko ni muziki nayo iri mu byaha bikuru, nk'uko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala agaragaza ikibazo cy'imiziki cyangwa se no kuyiziririza, n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikagaragaza ko biri mu byaha bizazirurwa n'aba bantu batari kuri gahunda y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, aho nyagasani Allah subhanahu intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yayishyize mu bimenyetso by'imperuka. Ikindi nanone ni imico no kwigana imico tutazi impamvu n'inkomoko yayo. Imico myiza idafite icyo ibangamiyeho idini mu bukwe, iyo ngiyo iremewe, nta nicyo bitwaye ko umuyisilamu ayikora. Ariko indi nko kwivangavanga hagati y'abagore n'abagabo, cyangwa se kugaragaza imitako y'abagore imbere y'abagabo n'ibindi bitandukanye bidashamaje bigaragara mu makwe menshi, cyangwa se hafi ya yose, ibi ngibi ni mu bizamura uburakari bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, bikagabanya imigisha y'Imana mu rugo rw'umuntu, kandi nanone bikakura igitinyiro kuri wa wundi ubikoze. Bityo iyo umuntu ashaka kugira ngo atangire urugo rwe neza, niyo umuntu ashaka gushyigikira uwo akunda, yaba ari umubyeyi, yaba ari umuvandimwe, yaba ari inshuti, nuko amushyigikira mu gutinya Imana, ntiyishimishe kuri wa muziki w'umunsi umwe, cyangwa se kwa kureba abagore ku munsi umwe, cyangwa na bya bikorwa bindi bitandukanye. Harimo n'ikindi gikorwa abantu benshi cyane badakunda kwibuka no guha agaciro, igikorwa cyitwa gusesagura. Igikorwa cyitwa gusesagura n'ikindi gikorwa nanone mu byaha ndengakamere, nabyo mu byaha bibi cyane, icyaha cyo kwigana ababangikanyamana muri imwe mu mihango ikorwa mu makwe tukunda kubona. Ibyo iyo bigiye guhura byose bigahurira mu bukwe bw'umuyisilamu, ahangaha aba ari mu gushyira mu byago urugo rwe no gushyira mu byago uwo akunda, cyangwa se n'ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Ni ngombwa rero ko umuyisilamu iyo agiye gukora ubukwe agomba kureba izo mbibi zose z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, byose akagerageza kubishyira ku murongo wabyo, ntashishikazwe no kwibaza uko abantu bazamwibazaho nuko bazamubona, cyangwa se ngo ashishikazwe no kuzarusha runaka, no kuzatunganya bimeze nk'ibya runaka, cyangwa se no kuzakosora agace arimo, ahubwo ashishikazwe imbere no kwibaza ngo niki ngiye gushyira imbere yanjye mu rugo rwanjye, niki nyagasani azashingiraho ampa imigisha ye, niki kizanyubakira urugo, niki kizampa kuba intundwakaza imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ibyo nibyo bikomeye kurusha ibindi, naho ibyo turwanira ibyo nta gaciro bifite. Naho ku kibazo cyo gusesagura cyo, iki giteye inkeke kandi kirenze ukwemera mu bisigaye bigaragara mu gihe turimo, aho umuntu usanga yaguze ururabyo rw'ibihumbi 5, undi akagura urw'ibihumbi 100, undi akagura umugati w'ibihumbi 500, undi agakodesha umwenda wo kwambara w'ibihumbi 100 n'ibindi nk'ibyo ngibyo bidafite agaciro namba, kandi bitagira n'icyo bimarira wa wundi ubikoze, bisigara ari igihombo, kugeza ubwo bamwe muri bo bajya mu madeni yo kugira ngo babashe gukora amakwe. Mu gihe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ubukwe yabworoheje, n'inkwano ikazoroshya, n'ibikorwa byose bikorwamo ikabyoroshya. Bityo umuyisilamu ntago akwiye kwishyira mu byago aca ukubiri n'amategeko n'amabwiriza y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala na sunna z'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibi ntago bisobanuye ko umuntu areka ubukwe cyangwa se areka ibirori, ariko bisobanuye ko agomba kubikora, ariko akabikora mu mbibi z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Yaba abonye ko kubikora mu mbibi z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ashaka bitashoboka, uyu nguyu akabireka, kubera ko nyagasani intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
iravuga iti man taraka shay'an lillahi awadahu Allahu khayran minha, uzagira icyo yigomwa kubera uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nyagasani azamuha ingurane nziza kurusha cya kindi yaretse kubera uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ubwo bukwe buri buze kujyamo gusesagura, ubwo bukwe buri buze kujyamo kwambara ubusa, buri buze kujyamo imiziki, buri buze kujyamo amayoga, buri buze kujyamo ibangikanyamana, buri buze kujyamo kwigana abo tudahuje imyemerere mu bikorwa bitandukanye bikorwa mu makwe. Ubwo ngubwo ntabwo buhesha agaciro nyirabwo, ntabwo bwubahisha idini y'umuntu, nta nubwo kandi buzamura mu nzego wa wundi ubukoze, yewe nta nubwo bunashimisha abantu bazima bafite ibitekerezo n'imyumvire mizima, kubera ko abafite ubumuntu buzima abo bose ku murongo w'iteka Allah subhanahu wa ta'ala baba bawubona kandi bazi no gutoranya ururo mu cyatsi. Bityo ku muvandimwe n'abandi bavandimwe bose bifuza kurushinga, ababyeyi bifuza gushyigikira abana babo, inshuti zifuza gushyigikira inshuti zabo, n'abavandimwe bifuza kuba hafi y'abavandimwe babo mu gutangiza ingo zabo, nimureke tubabere impamvu nziza, tunababere impamvu yo kwiyegereza Imana no kubona umugisha mu ngo zabo, tudashingiye kuri ya myumvire ya runaka arabibona gute, abantu barabibona gute, cyangwa se nagaragara nte mu bantu n'ibindi bitandukanye. Niba utabashiye kubikora nk'uko Imana ibisaba n'intumwa yayo, wishimisha abantu urakaza uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yindi hadithi iravuga iti man arda an-nasa bi sakhatillah, wa wundi wese uzashimisha abantu arakaza Imana, aravuga ati sakhita Allahu alayhi, Imana iramurakarira, wa askhata alayhi an-nas, kandi ikanahaba n'abantu kumurakarira kabone nubwo byatinda. Ntago uwo munsi ari ugaragaza ko abantu bakwishimiye, bashobora kukwishimira umunsi ariko bakazakwanga imyaka 10, icyo gihe ukaba uhuye n'igisebo n'igihombo gikomeye cyane, aho benshi wumva rimwe na rimwe bigaya bati runaka ko namutwerereye, cyangwa se avuga ati n'ukuntu nitanze mu bukwe bwe, n'ukuntu nagize gutya na gutya. Ibyo ngibyo cya gihe yari yishimye, ariko iyo myaka yindi igiye gukurikiraho yo kukurakarira, uko ni kwa kukurakaza, kukugira ikirakarirwa hagati y'abantu ko uba wahuyeho nacyo giturutse ku Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone iyo hadithi y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikavuga iti waman arda Allah bi sakhati an-nas, na wa wundi uzashimisha Imana ariko bikarakaza abantu, iravuga iti radiyallahu alayhi anhu, Imana izamwishimira, wa arda anhu an-nas, wa arda anhu an-nas, kandi ikanategeka n'abantu kumwishimira kubera ko ibyo yakoze yabikoze kubera Imana, kandi Imana niyo ifite imitima y'abantu mu biganza byayo, ihindagura uko ishaka, igaha gukunda uwo urukundo n'igikundiro uwo ishatse, kandi ikanabyambura uwo ishatse. Dusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yatworohereza kandi akadushoboza mu gutunganya ibyiza no gushyira idini ye imbere y'izindi nyungu izo arizo zose, mu nyungu ziri kuri ino si y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wallahu a'lam.